niyo mpamvu nabanje nigira kuriya aho ubundi kwica si ubwa mbere. Ntabwo ari wanyizeye mu bijyanye n'iki kuba wamwica singo amafaranga se we nakwizera ute nkasa muri namaneko nibwo ibyo nanabanije gukera. ya amafaranga ndayafite kuko gahunda no kugenda leta tubisoza. Uwo muntu ari hehe ndangira umuntu aherereye nkwereke uwo muntu wagenda ngo musanga ngaha no kugenda nyine umuhiga uke bukeya wamubona sinahita so tubisoza. bizaba ngombwa ko nkuzanira intumbi cyangwa nzamufotora. Oya si ngombwa nkuzanira intumbi wowe wica umuntu mbimenye ko wamwishe. Ushobora kuba wambeshya ati umuntu wamwishe bwacya tugahura ibyo simbishaka kuriraho umwanya. Okay wama umunsi n'igihe njyewe ndashaka amafaranga byihuse ndashaka kwica ndanabikumbuye bite n'igihe mperukira kubikora se amafaranga ndayafite ndanayaguha mu ntoki mu ntoki. Ushobora no kugira ngo wenda n'umuntu wakure cyane ushobora kujya gukora ahantu kareka n'umuntu muhorana aguhora n'impande buri kanya muba muri kumwe. ni umuntu wo hafi n'umuntu muhorana mu buzima busanzwe buri kanya muba muri kumwe isaha n'isaha buri munota ku munota isegonda ku isegonda muba muri kumwe. wowe ndumva byoroshye bitewe n'uburyo ushaka amafaranga. niba ari umuntu wa hafi nzakoresha uburyo bwo ari bwose mutega agatego bite mwica. Kamafaranga ni nkawe uyafite kuko ni umuntu bitagusaba kujya guhiga ahantu kure cyane. Ni umuntu mushobora no kugenda n'ubu ngubu wabona muri kumwe. Ni ibintu byoroshye isaha n'isaha mwambu. Okay niba ari umuntu wa hafi hajya ubundi amazina wambwiye ko witwa ngwiki. Njye banyita Bravo. Bakwita Bravo? Bakwita Bravo. Wagira ngo nakubeshye no gusangira nanjye akantu usanze ndi kunywa kira nawe nywa gusangira nanjye reka nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo pe. Meze neza ngera usomeho. Ko ngako ni kabi cyane katuma utubwenge bw'ahantu wavuye. Ibyo rero rero Boss twaganiriye byinshi ariko niwambwiye umuntu ndibuze kwica wamumbwiye maze ubundi ngikorera ibiceri hakiri kare. Ibyo biroroshye kumukubwira. Urabona nta rugo ugendamo cyane bariya nibo shaka guheraho kwa Fina niwe shaka wa mbere na nyina uramujyango wose kari uhera hose ugatsinda ukambaza amafaranga. Boss ako kazi ko gakomeye. Ako kazi yego henda mama we namwica pe ni ibintu byumvikana ariko Fina nawe biragoye. Mbere na mbere shaka kubanza gahera kuri Fina niwe shaka kubanza kwica. Reka nze nkubwire rero urabona biragoye urumva ni ikizami gikomeye cyane to kuko Fina ni sheri wanjye sibyo ndabizi. Mama we namwica pe hari we mama we namukimbiza nabi ariko Fina bizasabwa ibiceri bifatika nagaro kuvuga ngo tingura. Oya si icyo mbere na mbere banza wumva urashaka amafaranga kandi wadumbwira ko ufite ubukene. Si wambwiye ko kwica turugambira wabikoze. Mbere na mbere shaka kubanza ukanyica Fina. Okay umuntu umwe uratanga miliyoni 5. Miliyoni 5 shaka kumwica kwa urumva ko ari babiri kuko arimo Fina arimo sheri wanjye bwo Fina uramukuba ni miliyoni 10 bwo ukama miliyoni 15. Bravo. Ayo mafaranga uciye urayumva? Amafaranga nayo ngaho. Yesu bire mwumva uciye amafaranga ngaho 15 ko arimo umukunzi wanjye. Miliyoni 15 bose umva nkahita nica. Ayo mafaranga so bajya akusaba amafaranga yagukora mu bukene cyangwa urashaka gushinga business. Okay bose tutagiye kuruhana n'ubwa mbere tugiye gukorana business. Ubwa mbere tugiye gukorana sibyo kandi wambwiye ko akazu kazi naye ndabizi byo kwica so ubwa mbere naba mbigiyemo. Okay sanzwe mbikorana n'abandi zikunora bigiye kugenda. Ubwa mbere tugiye gukorana ubwa mbere ndashaka ko mama kerera kimwe cya kabiri cyayo. Reka nguhe miliyoni 2. 2 kumukunda 2 uko ari ubwa mbere sibyo urama miliyoni 5 kanguhe 3 naho ngaho 3 miliyoni 3 utayamera kugiye nawe nzahita nza nkwica. Simbyumva se. Okay we nzaguhera amafaranga kugiye miliyoni 3 wowe uramujyango wose ukawutsemba wose ukawukuraho. Ejo nzatangira mbiyegereza ejo nzaguha igisubizo
ishusho no kumva nanarishingira ntabwo ni amafaranga azahita nyaguhereza. ibyo biroroshye. Ibyo biroroshye ni amafaranga. Imbuzi ko ibiceri nzahita mbibona. Oya amafaranga ntugire ikibazo muri amafaranga ndayafite. Amafaranga yo ndayafite wigira ikibazo. Boss. Ahubwo ngi ikibazo ufite. Nuko utankorera akazi kugira. Harararara. Wowe mbwira ati nzabice nindangiza nawe nze nkwice nibiba ngombwa. Imice ngi nabiri. Okay. Niba bitarimo rero wowe ndaje ngende bakwice. Nzaza itumereza ibiceri byanjye nabintu byije. Amafaranga nzayaguha kugira ikibazo. Biroroshye. Uraho neza nyirabyahehe nzoroherwa ari uko umwana wanjye namubonye tegereze wenda azaboneka wese nta n'agakuru urumva kuko yaba akiriho basi agakuru uheruka kumva pe gusa kuko umwana wanjye yagiye he ubu ubuzima nzabugumamo kugeza ryari koko wenda imana tuzabona imwohereje sinzi ubu buzima igihe buzarangirira koko umwana wanjye ubu koko ameze uti ndi kwiyumvisha muri ngewe yuko ntafite amahoro yuko umwana wanjye atameze neza oya ntuhangayike cyane wasanga n'ubari mu nzira ataha igihe cyose gishize shange n'ubu ntabwo ndabyakira ko yavuye mva we wivuga ibyo ngibyo kuko iyo mbyumvishe mpita numva nsubiye aho nari ndi ubushize biragenda maze iminsi warabuze ariko rero nawe akazi se shaka akazi kaba karabuze mwebwe mukabonera ubundi Faizo ni igiti umpamagarira sha nyine urumva urebye nyine nagira ngo tube tuganira gusa ariko nyine nimba wenda nese ubabaha kandi kazi sinaga akazi kagendanye n'iki nyine akazi ndetse ariko ntukihute ndetse kwihuta umuntu wabonye wanga akazi nyine hari abantu basuzugura akazi kagahita akazi bitewe nyine n'ukuntu kameze nshobora kugakora Faizo utanatereta ibyo ubwo ushaka kuduha n'ubuki Faizo ratubarwa mubone yaterese naho twahuriye yari ari kumwe n'abana ariko hafi no kubavukisha yari yabitaye natwibwirira ako kazi ubundi ese ubu n'upfa utarongoye n'akazi kawe wowe binikira ibintu nk'ibyo ngibyo iri kuzana aha ngaha urabona aribyo bikenewe aka kanya ibyo tubishyire ku ruhande ntacyo ako kazi cyangwa se wowe kagendanye utereta ndamuzi wowe utereta ndamuzi twibwirira ako kazi yewe okay tuva muri ibyo ngibyo urumva nyine njye nari mfite ikiraka ariko nyine wowe nyine bravo urumva nyine nari naguhamagaye nyine kugira ngo ngutere pasi cyane cyane tayari nari ngiye ura nyine mushiki wanjye nagira ngo banze muguteremo pasi nyine mudafite gerasi numvaga se nyine ibintu by'icyana wowe numva nyine abona usa nkaho uri kunyihagararaho nyine nta cyana ufite nyine mushiki wanjye nyine nshaka kuguha amapasi nyine tuzi Faizo ugize ngo umukobwa mushiki wawe mwiza kuri urashaka kumushingira burava ameze uko nguko si ibyo ngibyo birakureba nawe se uramuzi Faizo niba Imana ntabwo bindeba ariko birababaje gusa icyo wamenya ku mushiki wawe ntabwo aberanye na Bravo none se abo baberanye ngo nari nk'abahise ubundi si byo ko ari imico ya kera ni hehe ucyumva ko umuntu ahatira undi uwo adashaka reka buriya wowe ntabwo uba ubizi buriya kami ka muntu ni umutima we none se Bravo urabona hari icyo abaye ni umutima we se umushiki wawe yakubwiye ko ashaka Bravo wabona azanamwemera mwana ni amagambo ufitanye nawe icyo nzi ko nuko atazamwemera ntabwo bahuye na gato ko wabizamuye cyane se mushiki wanjye ngiye gutanga n'uwawe nawe turavugana ahubwo wowe hari icyo ushobora gusanga ari ikindi kintu nyine ushaka kugira ngo ugaragaze iki se ahubwo ko icyo nagaragaje ari cyo n'ubundi nakigaragaza ko bataberanye habe na Bravo mureke mwana ibyo ugiye mureke mwana ngiye gahunda mfite n'ibindi nshaka kuguteramo pasi ahubwo ugira bwangu bimwe byavuga nabyaze wowe nkorera umuti hubwo muze nawe wowe rwose ibyo ndabigukorera nyine nguhuze nawe nyine cyo Bravo reka nkubwize ukuri Faizo ari kugushora reka umwana nyine tuzabanze tubonane menye ko ari kuwushora aramwangaye basa namwangaye wowe urashaka kujya guhura na cya gikobwa kimeze nk'abadiyesipora kizagukubita umva mani Faizo nisanga ari kibi nawe bizagaruka ko rero nawe zashe twumvikanye wowe nimba nkuhamagaye nene naguhamagaye nene nagutumije
wenda kubera nyine ibintu bya kirimo urabona ko biba bitoroshye biza kurangira isaha twari twahanye igeze ukaba utaje nyine uramutse uza dusangana n'uyu muhungu sinzi niba muziranye ariko wowe uratangiye uri kuvuga mushiki wanjye uramuzi ni ujye kuri mutaka amahombo tubyihorera noneho wowe kuri gahunda twari twumvikanye wowe ngiye kubigukorera ahubwo wowe ukomeze unshaka sibyo noneho nyine urumva nyine nibigenda neza nyine ushobora nawe uzanguraka apo ibyo biroroshye umva umwana wawe wowe turapanga umuze n'uwo mwana ntaribi ikindi tayari reka mbihorere nta kibazo wowe byihoreze ibyo noneho wowe nawe urabizi nyine nk'uko twari twumvikanye naguhamagaje none birangiye isaha nyine zarenze ako nyine wowe dore twagira ngo dupange nyine iri pirive akose ko numva ngize amatsiko Faizo si wowe amatsiko ufite nayi harya ngo nakazi nakazi none ngiye naga ari ukumpa cyana nakazi cyane se mukanyeze mbavuga ngo uragifite none se akazi kenge ufite umukobwa nkunda neza kandi nanjye ndamukunda wavuze ko icyo cyane ariko se wowe utanambwiye uwo mwana n'uwahehera umwana wanjye araryoshye nyine n'uwahehe oye Faizo winyikisha amatsiko njyewe ubundi ibintu by'akazi nibyo numva naba nashamaje naba ntameze neza ariko akazi kanjye kagenze neza akazi saraho kari bugi wowe nyibwira uwo mwana abana baza nyuma icya mbere ni akazi papa ndaburaho nk'udukuru na dutoya kuri ako kazi ubundi mbone kugenda nawe kari prive haza gukurabura nyine se urumva ni dero tugiye kugirana nyine uko urumva nimba turi buyigirane turi abantu babiri ntabwo ari ngombwa ngo uvuge kuri rusange none se Bravo waretse tukaba tumuheje akagenda ukambwira ngiye numvise amakuru y'akazi sinasinzira ntarayumva neza ni mamo y'Imana nawe n'akazi wagira ngo rwarahize ega ikintu cya mbere ni akazi wa muntu we none se umuntu adafite akazi yabaho se waharya iki se nta kazi buriya baranavuga ngo udakora ntakarye kandi ibyo byumva nyine kandi unabyiteho nagendeho ubwo umbwire asimani Faizo ibyo ni ibikimana utangiye kuvuga uyu mutipe arimo aravuga muti munyirukane mani si wowe umamagaje nyine wowe naguhamagaje ariko nyine urumva akazi twari twumvikanye kare nyine mbere yawe sibyo noneho nyine ahaziye we twari dufitanye gahunda nyine yo kugira ngo murangire akantu k'akazi nyine ikintu cy'ikiraka nyine kimeze uko Bravo reka nkubwize ukuri wowe si umwana ushaka umwana ndamukeneye none se simwumvikanye ubwo uzagaruka ikindi gihe akujyane kuri uwo mwana ariko n'ubundi nta nubwo azakwemera uwo mwana tu ariko ntacyo reka ibyo kutakwemera tubireke ngiye mpa amahoro anyibwirira ako kazi ngiye nikundira akazi mushaka muzanyite munyakazi cya mbere ni akazi rero nabo kantu uri gushyiramo ngo ntazamwemere uzi Bravo wabo se urabazi okay nashaka azamwemere cyangwa ntazamwemere ikindeba njye ni ako kazi aha turazi ibyo bashirimo aravuga nibyo mani Faizo akazi niko kagomba kuza ku mwanya wa mbere kandi mu gihe ngiye nimba bitanandeba kuva ko nanigende kuko nanjye mfite diri ndimo ndakina nanjye wewe ntaribi sibyo wowe diro zo kuri icyo cyana wowe ndaza kukurabura nyine amakuru ndaza kuyaguha gatanu kuri kagenzi kabo okay noneho nyine nibicamo nyine sitwumvikanye se gusa nyine ibigendanye n'uriya mwana uranagira ngo nyine ukora uko ushoboye nyine uriya mwana umwiyegereza umukunde nyine mukundwa akazi pe ndabizi nyine ko adashobora kuzakwanga sibyo noneho kugira ngo icyo azajya gusaba icyo ari cyose nyine icyo uzajya umusaba nyine azajya akikubwira nyine nakikubwira nyine ayo makuru ndakeneye nayo nyine ariko Faizo wanyemera nkakubaza akantu kamwe akabazo wowe ufite n'ak'icyakazi azo umwana w'umukobwa muvukana kuri kumutanga abazi wowe umwana iyo ubona anganya kuriya ntago aba agejeje mu gihe cyo gushaka angana kuri se ndamuzi ntabwo muzi ariko wasanga utamufite imigambi myiza nta migambi myiza urandeba ukabona nanjye nagiriye imigambi mibi mushiki wanjye Faizo ubaza akabazo kamwe nanjye akabazo kamaze nanjye kumbwiye muti mujye mugushakiramo amakuru urajya mujye mukunekera ntabwo ari ukumunekera wowe naguhaye none se sheri wawe aba agomba no kukwizera akakubwira nyine ibyo byose n'agahinda ke kose hanyuma nawe ibyo sheri we yamubwiye akaza akabibwira Faizo ntabwo ashobora ubundi ibyo ngibyo uri kwitambikamo birakureba reka tubireke we ntabwo bikureba ariko wa muhungu ntabwo bindeba ariko birababaje bibabaje ariko uri sese wahabi none se uri umusaza wiwe wahabi none se ibyo uri kuvuga n'ibyiki nacecetse nawe rero buriya sinkunda abantu bigira bavugirije simba kumva uwo tumureke reka nze mwibarize nimba ari amakuru uzajya umushakaho nzabiyanyaguha niba ari ugukundana nawe nzabikora hewe niba ariko nawe
tukagirana amasezerano y'uko n'inzajya nkuzanira ikuru niyo ryaba ari ibiceri. Ibiceri nabyo birashoboka kuko se muri iyi biceri koko nawe maze kuguha n'umwana. None se njyewe nta makuru nzajya ngo kandi wibuke ko amakuru uzayama none umwana se ariko ntacyo ntaribi sibyo buriya nyine tuzabipanga neza. Faizo nagende Bravo nagende kuko ngiye ndumva rwose ako kazi nkashaka cyane. Ndumva mwari muraganira diro z'akazi kandi nanjye mfite gahunda y'ahantu ivuze ndumva ashobora kuza kujya kureba nk'amace nimugoroba. Kandi kuko ari deribi urumva rero amanya naza kubona reka mbenje kwitegura. Ubwo tuzaba dusubira. Bravo urugendo rwiza. Namwe akazi mupanga. Nibicamo nzakugurira akantu nabonye ukunda kiwungwa cyane. Buretse ntari burasi byo urumva nimugoroba ndaza kuguha nyine diro zose ko zifashe. Sawa naribi. Naribi. Faizo ndakeka ngiye nawe tugiye kwisanzurana kandi ndumva dutuje. Naribi. Wancira muri make muri ako kazi ushaka kumva. Undi nyine urumva ikiraka nshaka kuguha. Ikiraka cyo kwica. Nyine nanjye nkikureba nakureba nkabona koko usa nkaho wabasha kwica umuntu. Cyangwa nawe ndashaka gukora ibya bintu nyine nimba bose ubifiteho experience. Reka nkubwize ukuri nisha abantu kandi nta muntu yigeze ampumbura. Ariko bakama amafaranga menshi wowe urayabona. Amafaranga se wowe ni amafaranga ni ikibuze. Wowe ikibazo cy'amafaranga wikigiraho. Bose kumbwiye ngo wisha abantu. Ubu nanjye nisengera amatsiko. Ubwo si nka bya bintu nyine ujye wenda waba warabonye muri filime nyine abantu bica abantu kugira ngo nibyo bakora. Ngenda kubwiza ukuri ngiye biraka nk'ibyo nahereye ahantu hose uzi. Hose aho nisoko nzi nta muntu wahapfuye. Yaba ari umugore yaba ari umugabo ndamwica kandi ndamwica ku isaha ushakiye. Noneho nyine urumva ndashaka kunyikira abantu babiri.